Gukora cyane ni kimwe mu bintu byafashije abantu benshi kugera ku ntsinzi, kuvumbura ibintu bishya no guhindura amateka. Ariko kandi iyo gukora cyane birenze urugero bishobora kuvamo ingaruka zikomeye ku buzima ndetse no ku muryango, bikagera no ku kazi. Ubushakashatsi bwerekana ko gukora cyane bishobora kubyara ibyiza byinshi nubwo byakorwa mu buryo buhambaye. Gusa nanone bishobora kugira ingaruka mbi mu gihe byakozwe hatabayeho gushyira mu gaciro. Hari abantu benshi batangiye nta mitungo bafite, ariko kubera gukora cyane ndetse no kudacika intege bageze ku rwego rwo hejuru. Urugero ruzwi ni urwa Chris Gardner. Yabayeho mu gihe yari afite ubukene bukomeye cyane, ndetse ntiyagiraga n'aho kuba. Gusa yakomeje kwiga cyane ndetse no gukora kugeza abaye umushoramari ukomeye. Inkuru ye yaje gukinwamo filimi yiswe The Pursuit of Happiness. Iyi nkuru igaragaza ko gukora cyane iyo bihujwe n'amahirwe ndetse n'ubumenyi bishobora guhindura ubuzima bw'umuntu. Nanone amateka agaragaza ko abahanga benshi bamaze imyaka myinshi bakora ubushakashatsi mbere yo kugera ku ntsinzi yabo. Urugero ni urwa Thomas Edison. Yakoze igerageza inshuro zirenga 1000 mbere yo kuvumbura itara ry'amashanyarazi ryabashije gukora neza cyane. Uyu munsi Thomas Edison inkuru ye yatanze ubutumwa bwamenyekanye cyane bw'uko gutsindwa inshuro nyinshi atari ko gutsindwa, ahubwo ko ari uburyo bwo kumenya ndetse no kwiga ibitagendaga neza hanyuma ukabikora. Gukora cyane kwe kwagize uruhare mu iterambere rikomeye mu by'ikoranabuhanga. Nanone abakinnyi ndetse n'abanyeshuri benshi bagiye bagera ku rwego rwo hejuru bitewe n'imyitozo ihoraho ndetse n'umuhati udasanzwe bagendaga bashyiraho. Urugero ruzwi ni urwa Cristiano Ronaldo. Azwiho gukora imyitozo inshuro nyinshi cyane kurusha abandi. Bivugwa ko niyo babaga bagiye mu myitozo ikarangira, we yasubiraga mu myitozo cyangwa akiyongeza indi minota. Ubu bushakashatsi rero bwakozwe ku myitozo bwerekana ko gusubiramo ikintu inshuro nyinshi bifasha umuntu kongera ubuhanga bwacyo. Iyo abikoze igihe kirekire, ubuhanga bwe burushaho kwiyongera, bityo bikaba byarushaho kumuteza imbere. Gusa gukora cyane bishobora guteza ibibazo bikomeye nk'indwara cyangwa urupfu. Mu bihugu nko mu Buyapani hari ijambo rikoreshwa ryitwa karoshi. Karoshi risobanura gupfa bitewe no gukora cyane. Hari abantu bagiye barwara indwara z'umutima cyangwa stroke nyuma yo gukora amasaha menshi igihe kirekire. Muri 2021 umuryango w'abibumbye wita ku buzima ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita ku bakozi mu bushakashatsi bakoze babonye ko abantu bakora amasaha arenze 55 mu cyumweru baba bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara ya stroke cyangwa kwicwa n'indwara y'umutima. Iyi niyo mpamvu ibihugu byinshi byatangiye gushyiraho amategeko agabanya amasaha y'akazi. Hari abantu benshi bageze ku ntsinzi y'akazi ariko bakabura amahoro yo mu mutima, hanyuma abandi bo batakaza imibanire n'imiryango yabo. Abaganga bita iki kibazo burnout cyangwa se umunaniro ukabije. Ni ukuvuga kunanirwa bikabije bitewe n'akazi gakabije uba wakoze. Iyi ndwara ishobora gutera umunaniro udashira, kwiheba, kugabanuka k'umusaruro no kutishimira ibyo umuntu akora. Ubushakashatsi bwerekana ko kuruhuka, gusinzira bihagije no kwita ku muryango ari iby'ingenzi kugira ngo gukora cyane bikomeze gutanga umusaruro aho guteza ibibazo. Gukora cyane ni kimwe mu nkingi z'iterambere, ariko ntibihagije gusa. Iyo biherekejwe n'ubumenyi, gahunda nziza, kuruhuka no kwita ku buzima bishobora gutuma umuntu agera ku ntsinzi nyayo. Ariko iyo bihindutse gukora birenze urugero, nta kuruhuka, bishobora guteza indwara nk'umunaniro ukabije ndetse no gutakaza ubuzima. Niyo mpamvu abashakashatsi benshi bashimangira ko gukora cyane bifite agaciro, ariko gukora neza no gushyira mu gaciro ari byo bituma izo mbaraga ushyira mu kazi zitanga umusaruro urambye. Ubushakashatsi bwakozwe na wa muryango w'abibumbye wita ku buzima ndetse n'umuryango mpuzamahanga wita ku bakozi wagaragaje ko abantu basaga 745 ku isi hose bapfa buri mwaka bazize indwara zifitanye isano no gukora amasaha menshi.
Muri bo abagera ku bihumbi 398 bazira indwara ya stroke, naho abagera ku bihumbi 347 bo bazira indwara z'umutima. Ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bakora amasaha 55 buri cyumweru ugereranyije n'abakora 35 kugera 40 buri cyumweru baba bafite ibyago by'inyongera bingana nka 35% byo kuba barwara indwara ya stroke, ndetse n'ibingana na 17% byo kuba bakwicwa n'indwara z'umutima. Raporo y'iyo miryango mpuzamahanga yagaragaje ko 9% by'abakozi ku isi bakora amasaha 55, naho abandi bo bagiye babona ko abenshi muri abo baba bafite ibyago byinshi byo kwicwa n'izo ndwara. Nanone ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bapfa bazize gukora amasaha menshi 72% baba ari abagabo. Akenshi ingaruka zitangira kugaragara hagati y'imyaka 45 na 74 nyuma y'imyaka myinshi umuntu akora amasaha arenze urugero. Ubushakashatsi bwinshi mu by'ubukungu n'imitekerereze y'abakozi bwerekana ko nyuma y'amasaha menshi y'akazi umusaruro utangira kugabanuka, amakosa mu kazi agatangira kwiyongera, ndetse impanuka zo ku kazi nazo zikarushaho kuba nyinshi. Indwara y'umunaniro ukabije burnout nayo irushaho kwiyongera. Yaba imibare yo ku rwego rw'isi ndetse n'amaraporo atandukanye bigaragaza ko gukora cyane bishobora gufasha umuntu gutera imbere, ariko iyo bihindutse gukora amasaha menshi y'ikirenga nta kuruhuka bihagije bishobora guteza ingaruka zikomeye mu buzima, ndetse bikaba byatera n'urupfu. Iyi niyo mpamvu imiryango mpuzamahanga isaba ko habaho kuringaniza akazi cyangwa gukora mu rugero, icyitwa work life balance. Turebye mu bukungu, gukora cyane bishobora kugira uruhare rukomeye mu kuzamura umusaruro w'igihugu, ariko iyo hatabayeho kuruhuka izo nyungu zishobora gutangira kugabanuka. Reka tubirebe. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Ubuyapani bwavuye mu bihugu byari byarangiritse cyane nyuma y'intambara y'isi, hanyuma batangira gukora cyane. Abaturage ndetse n'inganda bose batangiye gukora cyane. Ibi byatumye haba kimwe mu bintu bikomeye cyane bizwi ku isi byiswe Japanese Economic Miracle. Iri ni izamuka mu by'ubukungu bukomeye cyane byabaye mu Buyapani. Muri Korea y'Epfo mu mwaka w'1960 yari iri mu gihugu gikennye cyane. Gukora cyane, ishoramari ndetse n'uburezi, ndetse hakiyongeraho n'inganda byatumye iba kimwe mu bihugu bikomeye mu by'ikoranabuhanga ndetse no mu bukungu. Ubushinwa nabwo bwagize izamuka rikomeye mu by'ubukungu mu myaka 40 ishize. Gukora cyane kw'abakozi mu nganda no mu by'ubucuruzi byafashije iki gihugu cy'Ubushinwa kuzamuka mu bukungu ku rugero rutari rwarigeze rubaho mbere. Ikibazo cyitwa karoshi mu Buyapani nacyo ni ikibazo gikomeye cyane cyatewe no gukora cyane. Hari abantu bamwe bagiye bakora amasaha menshi cyane kugeza ubwo bamwe batangiye gupfa bazize umunaniro. Indwara z'umutima nanone zarushijeho kwiyongera ndetse n'indwara ya stroke. Ibi byateje igihombo ku miryango imwe n'imwe ndetse no ku bukungu. Aha ni mu Buyapani muri cya gihe bakoraga cyane. Nanone indwara y'umunaniro ukabije yitwa burnout nayo yatangiye kugabanya umusaruro. Mu bushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko abakozi bagiye bakora amasaha menshi igihe kirekire byagiye bituma akazi bakora gatakaza umwimerere ndetse umusaruro uragabanuka. Ibyo byatumye bigaragara ko gukora cyane atari ko buri gihe bitanga umusaruro mwinshi. Mu bukungu gukora cyane ni ingenzi, ariko ibihugu bikize cyane muri iki gihe ntabwo bishimangira gusa ku masaha menshi y'akazi, ahubwo bishingira ku bumenyi, ikoranabuhanga, gukora neza ndetse n'ibindi byafasha akazi kugenda neza. Niyo mpamvu bavuga ngo igihugu ntigishobora gukira bitewe n'uko abaturage bakora amasaha menshi gusa, ahubwo gikira bitewe no gukora ibintu bifite agaciro mu buryo bunoze.
Nk'uko amateka abigaragaza, hari ibihugu ndetse n'abantu bagaragaje ko gukora cyane bishobora guhindura amateka. Hari n'aho gukora birenze urugero byagiye biteza ibibazo bikomeye. Dore ingero zishingiye ku mateka zibigaragaza. Mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani, mu gihe cy'Ubuyapani nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, Ubuyapani bwari busigaye bwarangiritse cyane nyuma y'ino ntambara ya kabiri y'isi. Imijyi myinshi yari yarasenyutse, ubukungu bwarahagaze kandi abaturage benshi bari mu bukene. Ariko mu myaka yakurikiyeho abaturage bakoranye umurava udasanzwe, bubaka inganda, bashyira imbere uburezi ndetse n'ikoranabuhanga. Mu myaka itarenze 40 gusa, Abayapani babaye bamwe mu bantu bafite ubukungu bwo hejuru cyane. Batangiye gushinga inganda zikora imodoka ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Iki cyari igihe kizwi cyane cyitwaga Japanese Economic Miracle. Igihumbi magana cyenda na mirongo itandatu kugera mu bihumbi 2000 mu gihugu cya Korea y'Epfo. Iki gihugu cyari kimwe mu bihugu bikennye cyane nyuma y'icyitwa Korean War, intambara y'Abanyakoreya. Leta yashoye amafaranga yayo mu burezi, mu baturage ndetse no gukora cyane. Hubatswe inganda zikomeye. Mu myaka mike gusa igihugu cyabaye kimwe mu bifite ibigo bikomeye ku isi ndetse ubukungu bwabo bwarazamutse cyane. Reka tujye kwiyubakwa ry'urukuta rwo mu Bushinwa. Urukuta runini rw'Ubushinwa rwubatswe mu bihe bitandukanye. Mu gihe cy'imyaka amagana, abakozi babarirwaga mu bihumbi ndetse n'amamiliyoni yakoreshejwe, byose byatumye abaturage benshi bakora ikintu gihambaye. Kimwe mu bikorwa binini byubatswe n'abantu mu mateka y'isi ni urwo rukuta, ariko amateka agaragaza ko benshi mu bakozi bahaburiye ubuzima bitewe no gukora imirimo iruhije. Reka tujye kuri piramide yo mu Misiri. Iyi piramide yubatswe mu gihe cy'imyaka irenga 2500 ishize. Abahanga bemeza ko yubatswe n'abakozi benshi bafite ubuhanga, bakoze imyaka myinshi cyane. Iyi nyubako iracyahagaze kugeza na n'ubu kandi ni kimwe mu bitangaza bigaragazwa byakozwe n'abantu mu mateka y'isi. Reka tugaruke kuri karoshi yo mu Buyapani. Karoshi twavuze ko ari ya ndwara yo gupfa abantu bazira gukora cyane. Mu kinyejana cya 20 gukora amasaha menshi byabaye umuco w'Abayapani. Byaje gutuma havuka iri jambo twari tuvuze ryitwa karoshi, risobanura gupfa bitewe no gukora cyane. Hari abantu benshi bapfuye bazize indwara z'umutima cyangwa stroke nyuma y'imyaka myinshi bakora amasaha arenze urugero. Ibi byatumye leta itangira gushyiraho amategeko agabanya amasaha y'akazi no kurengera ubuzima bw'abakozi. Amateka agaragaza ko gukora cyane bishobora kubaka ibihugu, bikabiteza imbere ndetse bigahindura ubuzima mu buryo bugaragara. Gusa ariko iyo bidakozwe mu rugero, bishobora kuvamo ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu ndetse no muri sosiyete muri rusange. Isomo rikomeye ni uko imbaraga ushyiramo zigomba kujyana n'ubwenge ndetse na gahunda nziza, ndetse bikajyana n'ikiruhuko kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka. Noneho reka dutembere mu bihugu bitandukanye tumenye uko bo bakora. Afurika ni umugabane uzwiho gukora cyane kugira ngo habeho imibereho. Afurika ni umugabane ufite abaturage benshi. Bakora mu buhinzi, ubworozi ndetse n'ubucuruzi bworoheje. Gusa ibigaragara ni uko abahinzi benshi bakora kuva kare kugeza mu masaha y'umugoroba. Benshi bakora imirimo ikomeye kugira ngo babashe kubona ibibatunga. Urubyiruko rwinshi rwo muri Afurika rurema imishinga mishya, ariko ikibazo kikaba icy'igishoro.
Akenshi gukora ntabwo bihita bihindura umusaruro mwinshi kubera ikibazo cy'ibikorwa remezo, ikoranabuhanga ndetse n'imari. Gusa uko bigaragara, gukora cyane ariko mu masaha y'amanywa nibyo bigaragara cyane muri Afurika. Muri Aziya naho ni ku mugabane uzwiho gukora cyane. Aziya ni umwe mu migabane izwi cyane ku isi kubera umuco wabo bagira wo gukora cyane. Urugero ni nko mu Buyapani, bafite umuco wo gukora amasaha menshi. Koreya y'Epfo nayo ni uko, ariko by'umwihariko bo bagakora cyane ndetse bakaniga cyane. Ubushinwa naho bazwiho kugira inganda zikora amanywa n'ijoro. Ibi bituma iterambere ryihuta, ikoranabuhanga rikarushaho kuvumburwa ndetse no gukomera, inganda nazo zikubakwa. Gusa bikagira ingaruka zikomeye nko gutera indwara y'umunaniro ukabije ndetse na ya ndwara yitwa karoshi, gupfa bitewe no gukora cyane. Umugabane w'Uburayi wo uzwiho gukora neza kurusha gukora amasaha menshi. Uyu mugabane w'Uburayi utanga umusaruro mwinshi ndetse bagakora n'amasaha menshi. Gusa nanone ikiruhuko bagishyira imbere cyane. Amasaha y'akazi aba agengwa n'amategeko ndetse hakabaho no kuringaniza akazi kugira ngo babihuze n'ubuzima. Ibi babyita work smarter not longer, gukora neza kuruta gukora cyane. Amerika ya ruguru nayo ni umugabane uzwiho gukora cyane, ariko by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States, bafite umuco witwa American Dream, intego z'Abanyamerika. Abantu benshi barakora cyane bizeye ko bashobora kugira icyo bageraho mu by'iterambere. Ariko nanone hakaba hari ikibazo cy'uko abenshi bakora amasaha menshi mu masosiyete amwe n'amwe. Amerika y'Epfo ifite abaturage benshi bakora mu by'ubuhinzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse no mu bucuruzi. Abantu benshi muri Amerika y'Epfo barakora cyane nubwo bahura n'ibibazo by'izamuka ry'ibiciro, ubukene ndetse n'ihungabana mu by'ubukungu. Umugabane wa Oceania nawo uzwiho gukora cyane, ariko nanone bakanubahiriza gahunda yo kubungabunga ubuzima. Uyu mugabane by'umwihariko ku gihugu cyabo cya Australia ndetse na New Zealand, bo bashyira imbere gukora neza, kuruhuka bihagije, kwita ku muryango no kwita ku buzima mu by'imitekerereze. Bo bita ku musaruro mwiza nubwo amasaha y'akazi atari menshi. Bo ukurikije uko babikora, bagerageza kubikora neza ugereranyije n'ibindi bihugu kuko bo bibanda ku musaruro. Nubwo imigabane yose ifite uburyo butandukanye bwo gukora, amateka ndetse n'ubushakashatsi byerekana ko ibihugu bitera imbere cyane atari uko biba byakoze amasaha menshi kurusha ibindi, ahubwo nuko biba byakoresheje neza igihe, bigakoresha ikoranabuhanga, uburezi ndetse bigakoresha n'ubundi buryo bwose bushoboka bwo kongera umusaruro. Gukora cyane bifite agaciro, ariko gukora neza nibyo bitanga iterambere rirambye. Iki cyari ikiganiro cy'ubumenyi bw'isi, naho njye wumvaga nitwa Dieudonné. Mugire ibihe byiza.